Yesu wanjye Isimba arahamagaye noneho ndumiwe aranyica sinigeze mubaza niba yarageze ku ishuri amahoro. Allo Allo uraho wa munyamujyi wanjye we wabaye umunyamujyi weruye pe basi mbabarira sha none se wageze amahoro wa umva mbese wibutse kumbaza ko nageze rero ari uko muhamagaye nageze amahoro di nubwo utarukeneye kubimenya hoya sha wivuga gutyo basi Imana ishimwe ubwo wageze amahoro pe njye nagize stress z'akazi buri munsi nkavuga ngo ndaguhamagara nkarara nabikoze gutyo sha pe nugire ngo ni umutima mubishira ndacyagukunda nta kundi nyine ibyo ndabizi akazi kaba ari danje kabisa noneho numvise ngo na boss wagoza muri stress zidashira sha ahubwo waragotse sha boss we mwihorere mwana naramukane yageze haratuza ubasigaye ari umwana mwiza niba atari ukunyibombarikaho simbizi wasanga yihishe mu ruhu rw'intama. Wow sha byaba ari byiza pe burya nahavuye numva nkuhangayikiye pe uzi gukorana n'umuntu aguhoza ku nkeke byacangwa amaka naguhohotera ugasanga wararudwikiye ko n'umutima uhagaze ariko nimba yagize akakagenza gakeya ndumva ari byiza rwose sha rwose kuva wava ino yabigerageje gakeya abonye mukaniye burundu arabire ambwira ko arekeye aho ngaho agiye kwihana yahise ambwira ko atazongera ngo nzamwihere nabishatse kandi uwo mutima nawe mfite mureke sha uzi ikigabo nk'icyo kiva gifata ku ngufu basi yagusaba ukamuha ku bushake ariko iyo bijemo ku ngufu yewe biba byapfuye reka nkubwire isi nubwo yansaba akarira amaraso ntiyabona ubwambure bwanjye ngomba kuzarinda nshaka nkiri isugi kenshi iyo naganiraga na mama cyangwa tante nagiye kumusura bombi bambwiraga ko ikiranga umukobwa warezwe ari uko ajya gushaka yafite ubusugi bwuzuye hari ijambo tante yajyaga ambwira ngizira umukobwa risobanuye gukobwa kandi burya umugabo ntako amaguru n'amaboko by'umukobwa ahubwo ku bukobwa bw'uwo mukobwa ngo kandi iyo bavuze umukobwa bavuze isuku n'ubusugi by'umukobwa ibyo byonyine nibyo bituma umusore afata inkwano akajya guka umukobwa ibyo byatumye numva ngomba kwifata cyane ntitaye ku ngano y'abagabo cyangwa abasore bangerageza ngo turyamane uretse n'ibyo kandi inda zitateguwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida n'ibindi ibyo byose biri mu bituma ndushaho kwifata sha mucyo ntakubeshye nanjye mpora numva mfite ipfunwe ryo kuba ntakiri isugi pe uwasubiza iminsi inyuma sinakongera kwemerera uwo ari we wese uko yaba asa kose wumva nibutse ukuntu umuntu wa mbere yanshutse ngo nintamuharapfa nanjye kuko namukundaga nkihangana nkamuha sha none ubungubu aba nakiri kumwe nawe sha mucyo ni ukuri wumva nibaza byinshi gusa uwo tuzabana nzamubwira iki koko sha ndabyicuza pe hoya wikwicuza sha ibyo utahindura nyine urabireka ahubwo se we tuvuze iby'ubusugi n'ibiki uranyibutsa urupfu rwa wa mutipe mwakundanaga nta nkurikizi rwakugizeho nahugiye muri rwinshi rwose ndibagirwa kukubaza uko byagenze ariko nateganyaga kuguhamagara muri iyi weekend sinkubeshye reka nasanze byararangiye kuko hari umusista twigana yari yabwiye abantu bose ko nari nagiye kureba anko noneho uriya mutipe yadusanga agahita ajya kwiyahura nta no kumbaza ahubwo mwana urya munsi vaho ngaho nageze aho negera mpita mpura n'umutipe ucuruza inahangaha amariye ifuti kagira inkuru kazime rero acururiza aho ku ishuri se cyangwa ataha inaha mu mujyi mwahuye ava hese ajya hese ahubwo wapi sha twahuye ava kurangura mu mujyi ntabwo ariho atuye rikada afite imodoka se ndumva wahuye na bamwe bita ba kashi umva ni umukire byo afite amazu akodeshwa umva afite iduka rifuha no hejuru mbese ararenze rikada ndabyumva waguyemo umva ntiwabyumva ukuntu ari imboga sha maze yanansabye urukundo ngo yifuza ko twabana akangira umugore hanyuma se ikibazo ni ikihe ko numva ubiseka reka mubwire mucyo urabuzi nta kintu njya nkuhisha pe uwo mutipe ni imbwa ya danje yambara neza ni mwiza ni muremure w'iboga byahatari ariko nyine ntiyigeze ajya mu ishuri ntabyo yigeze ambwira ariko yarabitahuye ibaza umuntu umbwira ngo bonjuru ngo nari mfite jeruzi yo kukubona none ari kunsaba urukundo no kumubera umugore bye mana yanjye icyongereza yavuze ngo miyu children mata gusa ni boga ari tu
ndumiwe kweri gusa uwo mutipe ndamukunze pe azi kwiyamini yuyu mwana yanjye ariyamini yabyo rwose ibyizere byinshi rega gusa nyiri ibyo ntibyaguca intege pe niba ubona afite urukundo ntabyo kuryarya uzamuha urukundo wasanga ari we Imana yakugeneye nta kundi reka nkomeze mbitekerezeho numve ako niko kadefo konyine namubonyeho ariko sinapfa kurekura byo erega isimba ugomba kumenya ko ntawe urenga uw'Imana yamugeneye ubitekerezeho neza wihera undi mwana urukundo di n'ubundi amashuri siyo yubaka ahubwo hubaka nyirayo warabyumva nawe ndacyabitekerezeho buriya nzafata umwanzuro ukwiye mucyo bayi rero akora akazi tuzasubira nagira ngo mwayo makuru ashyushye bayi children mother bayi bayi shushu bayi gera vuba umiyobase nanjye niyogere dore ko abagore mutajya muva mu mazi mwigize nk'ibikeri ko muntu uba udashaka kuyavamo wazajya kwitura mu gishanga ugasangaho ibikeri ko ari byo mumeze kimwe ariko Ruvu usigaye unkabiriza cyane urumva ngo urahanuka ngo nsa n'ibikeri ubwo se niba ndi igikeri ukaba uri umugabo wanjye wowe uri igikira washyanuwe nagutera nkakwesa sinkavuga ngo nawe uvuge utaba igikeri se ibyo ntibikiri gukuba kora ku gatsitsino kawe simbona wenda kugaca iyo si imyate n'amagaragamba nk'igikeri maye se nabuzwa n'iki kugira imyate kandi nirirwa mu murima wowe wiryamye nyamara ntarwaye iyi myate ntiwarya Ruvu ubwo se ushatse kuvuga ko ntunzwe n'imyate yawe rero akiri baseda dore ndarangije maze mbone nagira amahoro isabune yo siri hehe nako kayuzi kari gasigaye ndajya gushaka indi ku muhanda mvuye mu bukwe karaba ko karakunoza cyo ndebera za rugabire zanjye nzikarabiremo nizo ndi bujyane kuvumba mu kanya harya ngo ni 9:00 niko bambwiye ese zirihe ko nazibozera si rugabire arya untumye nizo nyine reba inyuma y'urugi aho tubika amasuka hafi n'icyo kibindi gisabitsemo igikatsi ntazo ubona ntazihari ubwo ufite ahandi wazitaye ha ngizi ndazibonye akira wakwambara wagira ushaka isuti bishyiremo ubwo bushumi bwawe ngo nububere iyo urimo kungenda impande wabonaganitse mba numva naguhonda urushyi ubu mukanya nibatera indirimbo muri buriya bukwe tugiyemo urahaguruka ubyine ubuzunguze bujye bwenda gukora mu kanwa ariko ahari wahanzwe hose gusa kabiri kangahe se ubona nambaye ubwo buntu ubu se nanjye ndizama kumi zo guhagarika amaberera ubundi se ninde uyobewe ko ndi umubyeyi iyo ushaka kwiyenza ntubura ibyo witwaza ubwo ntushaka ko tujyana cyangwa n'uwabishobora yagenda wenyine akagusiga maye se nanjye naberwa no kugendana n'abasirimu bataha ubukwe bambaye rugabire ugize ngo ukimari ngize ntabataha ubukwe bambaye rugabire kandi ubu nakwesa ngiye ngo ndi umutindi nambara rugabire gusa aha ibyo byivugire da reka nkuhunge mucyo umeze utese ko mbona imbeho yakwishe mwana kukonje mwana kunyica gusa wakonje pe ahubwo wankira mu buriri rwose nibyo byamfasha mbega imbeho we pore kabisa boss yaje se ko namushaka wapi ngo yarwaye ngo ntaraza mu kazi da po nimba ataraza se ubwo ahaza inkoko yanjye sha mucyo kiriya kigabo nge nabuze icyo nagikorera pe kuko ni ikigome kandi kibangamira abantu pe wahora n'iki shamati ariko shaho nkumbuye iwacu wanyereka mama wenda umunota umwe nakumva nishimye mabukwe se mabukwe wanjye uramukumbuye ngo nde mati uvuze ngo iki ni iki nagarata nagira ngo numve uko uvuga ariko se kuki usamira hejuru nkaho hari inka nari nciye amabere mucyo mate ntugakine mwana iyo mikino si sawa ibyo bitekerezo bindi kuri ahubwo si twagiye kunywa icyayi mate wenda ko nashyuha tujye muri kantine hari ahirya tumwe ka cyayi bitwaye iki se sha tugende ngize amahirwe wasusuruka kuko iyo ususurutse nanjye masusurutse ku mutima no mu bwenge tugende mate wagiye ureka mwene ibyo bintu kuko kandi hari igihe uzakina mu bikomeye ntago mba nyina nyamara mucyo hari igihe ibyo bita imikino wazasanga ari ukuri nyako kwambaye ubusa abahungu si n'indi tabazi usanga mwivugisha utugambo twiza ngo mukunde murebe uko abakobwa bamera maze umukobwa yamara kubyishyiramo yatukombeye mwe mugahita mubivamo nako nimuba mwaranigeze mubijyamo
sha mucyo ntugafate Mateso ngo mugeranye n'abandi bahungu bose pe kuko abandi bahungu bose si Mateso. Mateso we ni intumwa y'Imana mu rukundo afite uwo ntavuze. Ko ari utavuze se nyine ndabona hari abantu benshi. Wamugana ariko ndabona huzuye. Baza niba bafite icyayi na capati mate. Ndumva mfite isoni zo kwinjiramo harimo abantu bangana kuri. Bazana n'intebe hano hanze. Bugumye aho hanze reka mbabaze uko biri kose bazana intebe hano hanze niho mbona hari na heza. Twakwisangirira icyayi mucyo. Iyi mihanda izatwibuka ibyishimo twatanze imvune zatuzonze cyakuza walayi. Aho ukuntu dusigaye tuzikura pomani. Uyu muperi wacu yaratwakije kabisa. Twirebera televiziyo ko dushatse mani. Ibi bintu mba mbona birenze bro. Ahubwo se wakintu wumvisha ukuntu kuri Noheli azadusohokana mani akadutembeza itawuni yose ngo kwera twazanye amanota meza wakintu ewana tawuni yose tuzayikata twishimye. Ariko mani ririya kosa duherutse gukora peri wacu niribi tu. Reba ukuntu twitaho none tukaba twaramukoreye ikintu nka kiriya mani. Biriya tureke kubyitaho wakinwe ntabwo azabimenya ako mani ntituzabyongere twarahemutse pe. Ngereka nkubwire niga. Fasha tuzamusaba imbabazi ni peri wacu. Nzika zatwumva. Naho rwose iyo nkubitanye nawe amaso umutima urandya. Ngaho mani ngaho reka tugende tumusange muri salo tumwegere tumusabe imbabazi. Yego katugende. Mwiriwe pe. Mwiriwe neza abahungu banje. Pe umeze se ko borutishimye. Stress abari nyinshi gusa meze neza abahungu banje. Bite se ko wagira ngo mufite ikibazo mushaka kumbwira? Ko mupfukamye se kandi habaye ikishasa ariko kiki cyagenze bite? Tubabarira rwose pe ntabwo tuzongera. Kwa gatandatu igihe watubwira ngo tuze kugufurira ya pantaro na yasha. Oya ceceka ngabambwira kiki. Mumbwire se ariko bimeze bite? Nyine hahise haza abantu bagenda bavuga ngo bagura inkweto n'imyenda ngo byashaje none nyine duhita dufata imyenda turayigurisha na za nkweto zawe z'umukara na za zindi z'umweru. Bibaho se rwose ninge nazanye icyo gitekerezo sarigoma binshyigikiramo turabigurisha pe rwose tubabarire twigaye pe. Ye baba we mbega muri abana babikoko. Burya bene ako kageni koko muratinyuka mugakora ayo makosa. Hanyuma se babahaye angahe mwaya majiji iki ni ikihe kibazo mwari mufite muri uru rugo? Baduhaye 6,000 tuguramo baro ya 3 yandi tuyaguramo amandazi. Ariko twatekereje dusanga twaragohemukiye nka peri wacu. Nushaka udukubite ariko tubabarire kabisa. Tubabarire rwose. Mbega. Shabu mu mbere y'abana babigusa. Usiko mwampombeje amafaranga arenga 100,000. Ariko kuba muteye intambwe mugasaba imbabazi nabyo ni byiza kuko sinari kuzabimenya. Ngaho nimuhaguruka aho ngaho mureke kupfukama. Ndabababariye. Murakoze cyane boss. Ariko nimuzongera ayo namakosa mwakoze. Ntabwo tuzongera kabisa. Sawa nimusubire mu mirimo yanyu. Yego nimuzongera. Ese sheri ntorangiza kwisiga ngo tugende harya ubu ni 8:00. Ndaje yewe gusokoza byaye byananiye naraye nzinzemo ibituta kubihambura byaye byanze. Kuki wabyereranye se koko simba no gufashije kubihambura? Erega sindakumenyera ngera mukanga kuri Juvenal wa mbere naho ubundi abashyitsi baraza saa 9 zuzuye. Yego se ubu baruvusha nabo ni bari mu nzira bajyayo se kandi buri hase bo ni batumiwe. Apo asiwe nibutse ko ndahurayo nanshize isoni ngo ni Maria ndumva nanabireka kujyayo rwose. Ariko mawombi rwose ntukitware nk'abana kandi ukuze. Ahubwo bibaye byiza mwahorerayo. Byaba byiza kuko mwanaganira mukongera mukanizuza. Natwe twabafasha mu kubunga. Sibyo se mawo? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nurakara umunsi ntukarinde wirukira akayi rwose. Genda mvanaho ibya Bibiliya ndakuzi. Ubwo watangira kunzanira n'ibyuko Yona yamize urufi. Ahari nako rwaramumize. Sinzi byari byo nako. Ifi yamize Yona kuko atumviye ijwi ry'Imana mawo. Ntabwo ari Yona wamize ifi. Ibyo tubireke ni ibyanyu mwe mwasomye Bibiliya. Ahubwo se Juvenal
agakanzu nambaye si keza karacanye pe ahubwo ushyiraho n'akagakweto nakuguriye mu mujyi ndabona byajyana ariko ningende nashatse umugore w'ikizungerezi pe ariko nawe uzi gusetsa pe ahubwo se sheri mfashe isakoshi mbona uko nterura kiriya giseke mbashyiriye cy'ibishyimbo mereza ngo utwaze umugore nkunda uzi ko kinashyitse ubwo bateye indirimbo muhore murebe ngo Mariya arahaguruka akitereramo ariko se kuba yahimbarwa akabyina bitwaye ikiruvu ubundi si ibisanzwe kubyina mu bukwe ese Mariya n'amabumbi noneho ko batari kuvuga habaye ikira kwanze ko abicaraga badusakuriza ariko se mawe nta nubwo wakwiyoberanya ngo uvugishe Mariya bose ko atamvugishije ndaje muvugishe ndacyari kwikuramo umujinyane Mari mereze igicuma n'inkwere dore ndabona wakigumanye nk'aho ari wowe mugabo ubundi mwe twakagiye tubafasha umuyaga Ivena yego ubushera se we wabumazemora ariko tuzakira inzoka n'ibyo bikoma ngo nibishera wowe iminzara ako se ruvu wabaye ute wandekeye umugabo ahubwo Mari umeze ute ko utari gukoma meze neza da nakomaga se nkoma nke namwe mutakoma ko mwaje mudusanga hano ntimutuvugishe ubwo nari kumenya ari iyihe mipango mufite ngwino twigire hariya ku irembo ahubwo tuganire nawe ubundi rwose Mari ngira ngo wabonye ukuntu muri iyi minsi twatonganye dupfa ubusa niko nabivuga yego none ndebera byatumye umubano wacu uzamo agatotsi kandi twari twibaniye neza nta kibazo usabye imbabazi rero ku byabaye umbabarire ntibizongera kubw'amakimbirane yatumye dushyamirana hagati yanjye nawe urakoze maho nanjye maze iminsi myinshi mbitekereza ngasanga twarapfuye ubusa pe nanjye mbabarira kuko hariya twese twaratonganye ariko kandi ni ukuri ntabwo ari byiza kubona abadamu nkatwe abantu bose batangaho urugero dushyamirana rwose urakoze cyane Mari ngwino ahubwo duhoberane rwose dusubire mu nzu abagabo bacu batadukekera munsi nta mutima mubi mawo rwose njye mba nshaka kubana n'abantu bose amahoro rero kuba twiyunze kwihanganira uyu mukobwa utagira uko asa ko ndabiri kunanira kuko ndabigirana ariko reka mushakire ikinyoma ndebe ko namukura muri uyu mujyi nkamujyana ahandi kure nkareba ko nagira icyo mukura mwaramutse neza mucyo mwaramutse neza bose mwaramutse amahoro ko mwazindutse se mworohewe shani gace usibye ko twanagize ibyago muri famiye shuwa niko byagenze ubu ngiye gutabara hanze nawe ndi gutekereza ahubwo ukuntu nagenda njyenyine ntameze neza nta n'umuntu n'umwe dukorana umperekeje yo pole ni ukuri mwihangane ubu se ujyanye na Mateso hari ikibazo kuko birumvikana muri iyi kampani hagomba kuva umuntu umwe cyangwa babiri akaguherekeza Mateso se bo Mateso agiye akazi kose kapfa kuko buriya mu kazi ka Mateso aramutse abuze kapfa ahubwo wowe ndumva waza ukamperekeza byaruta ko Mateso ariwe twajyana kuko akazi ntacyo kaba none se nabuzwa n'iki kuguherekeza umuntu wagize ibyago koko ahubwo se nihe ubwo se ahubwo ibijyanye na transport ndatega gute bo aho tujya ni Uganda ni kure pe niho bari batuye ahubwo tegure vuba nayo kijyanye na transport cyo nta kibazo ndakujyana cyangwa ujya gufata bisi muri gare kujyana guhagarika Kampala mu mujyi ubwo ndahagusanga Yesu mwami we kari kure ubwo se urumva nahamenya ari ubwa mbere Nyagasani we ngiye hanze y'igihugu none se nta bandi tujyana gutabara nka madamu wawe n'abandi abandi barajyayo banagiye ahubwo bageze kure ariko naringize ikindi gitekerezo wafata indege ko ariyo yakwihuta wow indege ahubwo n'ubwa mbere nawe agiye mu ndege ubwo genda urebe uko ubona amatike urambwira sawa rero itegure vuba kandi wibuke kwambara twa twenda twawe tugufi batazagucishamo ijisho si byose sawa nta kibazo nyine ubwo waza kumpuzana madamu wawe sawa witegure kandi utegure imyenda myinshi ubwo umenye ko dushobora kurarayo nka kabiri ko numva ubwoba bunyishera kiriya kigabo ko kijya kimbwira ko cyahindutse ubu ngubu mbyizere ubu se tugezeho kikankorera bijya kiba gishaka kunkorera turi mu biro natabariza ko ntazi no kuvuga ikiganda ariko se nanone ko gutabara ari umuco mwiza reka mpamagare Mateso bigisha inama sinapfa kwishora katayifata se ubundi abigenza gutya